impamvu hano mu Rwanda batazi ibibazo nuko cyane cyane nabyaga ngo rahindirimbo ngahita zijyana diasi ariko niyo mpamvu nange naje kugira ngo noneho mu Rwanda naho bagirute bamenye bipazo. Niki gituma uri imbere cyane none? Impamvu muziki wo muri Kongo uri imbere nuko bo bawukunda, ntago bareba indirimbo buryo ikoze cyangwa yakoze n'umuproducer runaka. Wipasha wewe uvumilivu, ngesubiria uhakiki ndo tuwe majibu. Reka ntangire nk'ikaze yo kurikiranye Bambariyo muri rusange aho uri mu nce zitandukanye z'igihugu. Ngiye rero tugiye kubana n'isedu nk'uko bisanzwe. Iyi ni Bambariyo. Niba warakoze subscribe reka nkubwira ngo Imana nikumpere umugisha. Niba utarayikora nawe yikore uhita ubona blessing. So today rero kuri kamera za Bambariyo nk'uko mubibona hariho umusore wambaye neza cyane guturuka hasi kugera hejuru ku cyangwa cya fresh. Muramubona ku bring ku matwi niba ari ice ntago mbizi. Murabona mu ijosi ukuntu byifashe, ku mashenete ya fresh, ku turahure nyine abakubitiraho utwugi, ku kabage. Ngira ngo ari buze kubibwira muramenya uri we muri rusange. Muraza kumenya byinshi kuri we, muramenya ni muntu ki. Murahita mubona ko ntacyo tuba tutakoze ngo abanyarwanda tubashimishe. Nge rero ndagira ngo ntangire mu ikaze. Nawe ugiye kwana natwe ndakubwira ko tibeshye ntuze gukuraho ikiganiro kitarangiye ugira ngo uze kumva ibintu biryoheye amatwi cyangwa se ibintu bifite akamaro uyu mugabo ubona kuri kamera za Bambariyo atuzaniye. So natangira nk'ikaze brother, welcome to the Bambariyo. Okay, so ndagira ngo utangire wibwira abantu, babwire uri we n'icyo ukora muri rusange n'igitumye uri hano. Natangira nifuza kugira abantu Billy Pazo forever Patri Mama misita kuzarau isiku uwe mchana misita kuzarau imenuka ista kumechafuka naogopa laana. Yes. Wow. Utangiye uvuga ati Billy Pazo forever. Yes. Bivuga ngo ni Billy Pazo nkuko mwabyumvisha mu kiganiro cy'ubushize twagiranye n'umuvandimwe Andisa. Uyu niwe Billy Pazo, tukaba twakoze ibishoboka kugira ngo tumubone atubwire ukuntu yiyongoje gukorana n'umunyarwanda na projet afite inaha izo arizo. Billy Pazo nakongera nkakubwira ati welcome haba mu gihugu haba ndetse no kuri platform ya Bambariyo. Yes, thank you. Okay, welcome. So ndagira ngo utangire ubwira abantu uri muntu ki, uhagaze gute ku ruhando rwa muzika haba inaha ndetse n'ahariya mu baturanyi i Kongo. Yes. Ku bantu bambonye ubwa mbere urwego rwa muzika umusani yego bisanzwe ntabwo ndi umuntu ugitangira muzika, ndi umusani watangiye muzika ngahita nzamuka nkamenyekana muri Kongo. N'ubu ngubu kuza mu Rwanda nuko nashatse ko abanyarwanda nabo bose muri rusange bayirute babasha kumenya. Yego. So watangiye umuziki ryari, wawutangiriye hehe? Natangiye umuziki 2018. Yego. Natangiye umuziki. Ariko ubusanzwe nari nsanzwe ngora. Yego. Ndina ndirimba mu makorale. Ariko 2018 niho nagiye muri studio. 2018. Indirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere wakoze yitwaga gute? Indirimbo nakoze ubwa mbere yitwaga number 1. Yitwaga number 1. Yes. Yitwaga number 1. Wayikoreye he? Nayikoreye mu Rwanda. Ni Kigali muri Sanje Records. Yitwaga yakiriwe gute Billy Pazo? Indirimbo yawe yitwaga number 1. Ya mbere yakiriwe gute? Indirimbo yange ya mbere yakiriwe neza cyane. So ko mbona ufite intege nke ariko
oya ni amajoro yo muri studio cyangwa ni urebye nta ntege nkeya mfite ahubwo mfite intege nyinshi cyane zirenze wallahi aha ufite intege nyinshi cyane zirenze reka nze twiganirire zo gufiringa nk'umuntu uri mu rugo sibyo kugira ngo tugire ibintu tusangiza abanyarwanda bamenye Bripazo guturuka DRC kuza hano mu Rwanda n'ikiba kimuzanye n'uburyo ibintu biba bihagaze sibyo okay so ndagira ngo umbwire kuki waje hano inaha mu Rwanda impamvu naje mu Rwanda nuko naje muri gahunda za projet y'umuziki bimeze gute ndagira ngo dusangize naje muri projet z'umuziki kandi nageze mu Rwanda mbona ari neza nta kibazo bimeze fresh bimeze fresh guturuka I Kongo kugera inaha ukubita fresh ukora urimo urakorera hehe hano mu Rwanda okay reka nkubaze gutyo uri kwakira urabona wakirwa gutije gukorera inaha abantu ugannye muri studio bakwakira gute abantu ugannye muri studio rwose mbona nta kibazo cyabo bafite bameze neza bafite urukundo bafite urugwiro rwinshi cyane bafite urugwiro rwinshi cyane nta kibazo urakirwa kabisa uraza ukisanga ndakirwa ndaza nkisanga neza nta kibazo na kimwe mbona ngewe hano muri studio zo mu Rwanda pe okay so reka ngiye ntangire nkwibari ibintu byo gutsapa ibintu by'abatsaperi guturuka hariya DRC ngo niyo ndwara mu Rwanda gutsapa niyo ndwara mu Rwanda okay so ninde ugukubita icyangwa umuntu umubita icyangwa ni umuvungumani bari iwacu yitwa Prince guturuka DRC niwe uba wagushyize ku cyangwa cyane rwose so then ukaza hano ukaza gutwika nkaza mu Rwanda gutwika rwose so watubwiye ko indirimbo yawe ya mbere yitwa number 1 yitwa number 1 ya mbere waturirimbiye nta kibazo indirimbo ya mbere nakoze yitwa number 1 iravuga ngo igitero referi mu Kinyarwanda ndagushatse ngukunda kandi ni wowe nifuza mu buzima ndagushatse ngukunda kandi ni wowe nifuza mu buzima bwanjye bwose nta wundi nageze kubona umeze nkawe uri uwa mbere baby uri number 1 baby uri uwa mbere baby uri number 1 baby penzi langu mimi nawe ni tamu kuliko asali na maziwa baby ni chini ya ulimi wako mwezi na nyota baby ni mali za baba zako kweli za baba zako wow so Bripazo ni umuntu ufite indirimbo zingana iki ubu umaze gukora projet zingana iki ukurikije igihe watangiriye muri gihe natangiye 2018 n'ubwo nabikubwiye ariko nashyizemo umuvuduko mwinshi cyane ko mfite indirimbo zigera muri 28 wow zose zifite n'amashusho zose ntabwo ziragira amashusho izifite amashusho ni zingana zinesheshatu so umuntu ushaka kureba ibihangano bya Bripazo yabikura he umuntu ushaka kureba ibihangano byanjye yajya kuri YouTube channel yanjye ukajya kuri Kasheke TV ukareba icyo bita Bripazo kabisa ingoma za Bripazo okay so Bripazo ni umuntu uhagaze gute I Kongo hari Bripazo ni umuntu wihagazeho ni umuntu utafata uko yiboneye ni umuntu wavuga nabi aho wamuvuye nabi abandi bagakomera nabi abafana ni umuntu umaze kugera ku rundi rwego hejuru muri muzika nawe urabyumva nuko Bripazo yifasha DRC ni ukuvuga ngo muri DRC Bripazo ni umuntu ufite ahantu ageze ufite ahantu ageze kabisa
ntago ari umuntu wasuzugura cyangwa wavuga ngo ni umwapkamingi. Ntabwo ari umuntu wasuzugura kuko naho tuba turi kugenda hose iyo ndiyo abanyamakuru baba bandiho icyo nariye uko nambaye byose baba For real? yes Nibyo? yeah. Okay. So nukuki se hano mu Rwanda tutazi Blipazo? Impamvu hano mu Rwanda batazi Blipazo nuko cyane cyane nabyaga ngo indirimbo ngahita zijyana DRC. Ariko niyo mpamvu nange naje kugira ngo noneho mu Rwanda naho bagira ute bamenye Blipazo. Umuntu ki akora iki ari kuri rwego. Wow. So ngira ngo uraza kutubwira ni gute wiyongoje ukavuga ngo byanga bikunda ngomba kuza gukubitira ingoma mu Rwanda. Iyo projet wayiyongoje ute? Impamvu naje mu Rwanda nuko hari umusani wo mu Rwanda wanebye kuri FB naranyandikira aje kunyandikira arambwira ko ari umusani ambwira cyane ndayireba mbona indi ngoma ye numva afite impano hanyuma nanjye mubwira cyane yanjye arebaho yifuza ko twakora n'indirimbo arabigusaba arabisaba arangije kubinsaba ndavuga ngo so ntabwo namwangira reka njye mu Rwanda tunerekezeho turi gukorana. Urahaguruka yes narahagurutse ufata urugendo uza mu Rwanda uje gukorana n'umunyarwanda. Yego umunyarwanda afite izina? Yes aracyari umwana muto mu muzika aracyari kuzamuka kwasi. Urabatireka nze muhe support. Yes Wow, great kabisa. Wakoze akazi keza, reka mbigushimire. Nsabe n'abandi bantu kugira umutima nk'uwawe. So tutarenze dutindiganya, genda ndagira ngo tuze gukubita vibe umuntu ukurikiranye ikiganiro aze kubona ko Blipazo wa mugana ari umuntu utoroshye. So hita ubakubita akantu aho ngaho kari hafi akantu kari hafi. Uipashe wewe uvumilivu, ningesubiria uhakiki ndo tuwe majibu. Kama nimekosea, unajua wivu ni ugonjwa ambao wengi tunaugu. Unanihukumu sina kosa ama kipenzi unanionea. Misemo ya walenga, baby umepuzia. Maneno yanajenga, mengine yanabomua. Na kibanda tulishajenga, bado kuamia. Usigeuke samaki, ndo wano ikapokoa. Ermine mukunzi. Ermine hakuna pende mua kula kwenye fundo ama kinini. Hata kama lipokosu sirupuke. Chiuliza nini tujenge amani. Chiuliza nini tujenge amani. Wow, great. So iyo njyana yuko bayita gute? Ko nkunda kuyumva ari iwanyu. Iyo njyana yitwa gute? Afro Congo. Cyangwa isi ishakira izina. Oya ni Afro Congo yingi kabisa. Iwanyu babiri injyana yitwa Afro Congo. Yes. Ndi hatari kweli, ni hatari. Yitwa Afro Congo. Ndi nayo se bura ba papa wemba baririmba. Oya papa wemba baririmba cyaba Kofi Olomide. Kofi Olomide baririmba injyana ziri muri rumba muri rumba nashakaga danso iriya ni danso. Yes danso Congo. Danso yes kanu ka Congo ariko nibyo kuko nta handi hantu ndayumva. Biri muri nani muri Sebene. Biri muri Sebene ni iki ubwo? Sebene nyine ni siriya njyana zo muri Congo umva ziba zimeze ukuntu. Za rumba bagera bakirukanga ukuntu. Yes. Bayita Sebene. Sebene. Ubwo niryo zina ntabwo twayishyira nko mu Kinyarwanda abantu bumva ikintu bivuze. Sebene. Niryo zina kabisa niko nzi nashobora kuyivuga bitewe no mu rugo. Kabisa. Well, aho ngaho ni sawa cyane. Abantu bakurikiye izina so ntabwo twabafobya bafite ubuhanga kandi baranabishoboye. Ariko pe urebye ntabwo ariko byagakwiriye kugenda. Kuko ngiwacu urabyumva bawe Rasone ba Kofi ba Fali n'abantu bubatse amazina ariko urebye
ntabwo bagenda ku ma studio yagize ute bakore cyangwa bagenda ku ba producer bagize ute bakora ahubwo bakurikira ryazi n'indirimbo wakoze studio yose wayikoreyemo muri Kongo bose upfa kuba ari umuzigo tu barumva bakavuga ngo uriya n'umuhanzi. Wow. Ugiye kurebana hariya muri Kongo hari abahanzi benshi cyane bagiye bakora mu ma studio mato atandukanye ariko bafite indirimbo nyinshi cyane na Diamond bafite indirimbo na Ariko kandi atari abantu barenze cyane kabisa kubera gukunda ibyabo tu. Okay. So ngewe iyo nganira n'umuntu nkunda gushaka kumenya byimbitse ku buryo n'umuntu ushaka kuba nka Bripazo wakubonye aho ukunda ukuntu urimba akabati nanjye ngomba kuzatera ikirenge muke. Nkunda kumubaza ngo niziye challenge uhura nazo muri urugendo rwawe rwa music. Niziye mbogamizi wowe uhura nazo Bripazo? Urebye akenshi cyane nta mbogamizi nahura nazo mu muziki uretse ko nahuye n'imbogamizi mu muziki ngikora indirimbo za mbere. Wahuye n'iyi? Ibihumbi 800 tumvikana ko bavuye indirimbo 12 album akangorera audio na video hanyuma nkora indirimbo 2 ndangije gukora indirimbo 2 itajya muri Kongo ngarutse nsanga studio yarayijyanye mu Uganda. Ubu urahombye cyangwa hari indi mikoranire mwagize? Nta yindi rwose byahise birangira aho ngaho. Bripazo waba ufite umwana warabyaye? Mfite abana 2 tu. Mu Rwanda muri Kongo? Ntabwo hari guhereza aba bakobwa babonye. Wow. So Bripazo married single cyangwa afite umukunzi? Ni uburenganzira bwawe no kugiskipinga. Ufite umugore kwa? Ufite umugore? Yes. Uri married? Yego. Kuko nubivuze se. Abo ni bamujye akantu gatumye nkwibazaho. Twakomeje. Bripazo wari bwa approaching umuntu akagutenguha hano mu Rwanda umusabye ko mwakorana project? Wambwiye ko bitaraba byo. Ntabwo biraba. So Bripazo ubagwitishijemo kuba muri Kongo no mu Rwanda bakaba ngo ugomba kuba mu gihugu kimwe waba mu kihe? Maze nshaka kwimukira mu Rwanda. Kubera iki? Umutekano n'abakobwa. Abakobwa bo kuko umugore ni wo mu Rwanda n'ubundi urumva si ubundi ubu ntari bugukubite nabona ukuntu ngo wasingije abakobwa babo. Oya gore se nawe no wawe. Wow. So Bripazo asante sana wakoze cyane kugana Bambariyoro. Mbere yuko nkushimira hari ikintu wumva naba nkuniganye nk'ijambo ushaka kubwira abanyarwanda cyangwa abafana bawe muri rusange haba muri Kongo no mu Rwanda? Icyo nabwira abanyarwandakazi yego nuko rwose bakunda umuziki nyarwanda. Mu Rwanda harimo impano nyinshi cyane, harimo abana bafite impano bazi kuririmba cyane. Bazi kuririmba cyane ariko babuze uburyo bagira ute bazamuka. Icyo nabwira abantu bafite ubushobozi nuko babafasha bakazamuka umuziki ukamenyekana. Kurebye nko muri Kongo cyangwa muri Tanzania nta mpano n'imwe bapfusha iki ubusa. Impano zose barazizamura. Nta muhanzi wo muri Tanzania cyangwa muri Kongo bavuga ngo uyu ni umwana cyangwa watora mu kanwa zose barazizamura kandi leta bakazikunda abantu bose bakazikunda. Well. Ubwo nicyo wabwira abanyarwanda, ni nacyo wabwira abafana? Abafana icyo nababwira ni uko bakomeza kunkunda bakajya kuri channel yanjye rwose bagakora ibishoboka byose kugira ngo ukomeze uzamuke. Wow. So reka tukubwira ngo wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Bambariyoro no kuyigana muri rusange. Reka nshimire umunyarwanda wese wakurikiranye Bripazo kumutera support no kujya kuri channel ye yitwa Kasheki, ndayipininga hasi mu kiganiro even na contact ze abashaka gukorana nawe abashaka kumuha ibiraka mwamuhamagara cyangwa mukamwandikira.
siko bimeze Biripazo. Okay, nawe reka mushimire wowe wakunze ukunda ibiganiro byacu, ukunda kudusapotinga, ukunda kudukurikirana, wowe wakoze subscribe, umubwira ngo asante sana, Imana nikumera umugisha. Nawe utarabikora wabikora, tugakomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya Bambariyo. So ngiye twakomeje kubana nk'ibisanzwe, ni Sedu nk'uko bisanzwe. Iyi ni Bambariyo, hasta la vista.